ureba no mu mibonano itari myiza. Simona ari umuhungu se? Mama ni umuhungu. Reka nkubwire, uyu muhungu yambwiye ngo arankunda. Ndamukunda, yasabye ko tuzabana nabyo. Mama simwiza hari ikibazo. Umva, ndeba hano. Ndakumva mama. Mwibagirwe. Nawe kwibagirwe. Ufite ikibazo. Nta nari muzigira ushaka kuzarinda upfuye. Mu buzima bwawe. Mbese ni iki kibazo mfite cyaba kimbuza gushaka? Ndamukunda nawe arankunda. Ikibazo gihari ni iki? Hari umuntu njyewe na postinze ifoto yawe kuri profile yanjye. None umuntu arayibona aragukunda ariko azi ko ari nyine azi ko uri njyewe. Kandi nanjye uri musore naramukunze. Ariko mbabarira umfashe. Niwe muntu wenyine ushaka kubimfashamo. Kuki mbabarira umfashe uriya muntu ndamukunda. Kuki utashakanye na wa muhungu mwanganaga? Nukubera iki? Ntibyanze? Ntabwo bishoboka. Mama. Ese mama, hari ikintu ntumva ntasobanukirwa na gato kandi nkeneye kumenya nk'umwana wawe. Kuki buri gihe ubuze Ivete gukundana na Bruno kandi ubona ko Ivete akunda Bruno? Ukanamubwira ko atazigera yubaka urugo na rimwe. Mwana wa ni birebire. Ntabwo nabona ahantu mbihera. Ako mama wamubwije ukuri igihe kirageze mubwise ukuri amenye uko yakira amenya aho ahagaze. Oya. Mwana wanjye ntabwo ushobora kumubwira habe na gatoya. Kuko mbimubwiye nshobora kumubura. Urumva? Umwana wanjye nkamubura rwose mureba. Oya. Ko rero nimba ari birashaka ko nanjye mbura umuvandimwe kuko nawe ubuzima arimo nibwo bubi kurusha wenda ko wabimubwira kiki. Wabuze ubuzima Ivete arimo kuntu bimeze. Ibyo uvuga ngo n'ubuzima bubi waba ugiye kubushyiramo nta hari ubure n'ubwo arimo. Uswe deruka no kurya. Ntabwo ushobora kubimubwira, bizaguma mu mutima wanjye. Urumva? Aho kugira ngo mbimubwire, nzabiheza mu mutima wanjye ntabwo ushobora kubimubwira. Reka duhindure ikindi kiganiro mbabarira. Gihorere. Amara ibitekerezo mama. Mvi ruhande ye wo komeza kumbwira ibyo bintu genda. Ndeka. Ntabyo mubwira. Birakomeza biguma mu mutima wanjye. Nkomeze nshirira iyo ngiyo. Aho kugira umwana wanjye ashire mureba. Mvi imbere sugende, genda. Genda. Amara ufata umwanya wawe bitekerezo. Dore umwanya ibasiye gusa. Sha, isi wambabarira sibyo mbabarira mfashe. Ndakwinginze. Mbabarira. Sawa Ivete bikwemereye. Nzagufasha. Wow, urabyemeye. Ngare rimbwira uko ngo nzagufasha rero. Reka nkubwire ukuntu tuzabigenza. Ni ibintu byoroshye cyane. Urabona uriya mutipe iyo turi kuvugana kuri telefone abaswa muri kuvugana. Noneho wowe ikintu ngiye kugusaba. Ngiye ibyo tuzaye tuvugana byose nzagenda bikubwire. Noneho mu gihe cyo gura bari we muhura. Noneho mukomeze mupange ngiye tuzakomeza dupange iby'ubukwe. Noneho ku munsi w'ubukwe ngiye nibwo nzigaragaza. Shaive ntabwo ibintu byoroshye no kuri birakomeye. Ibaza ariko final ku munsi w'ubukwe yarazi ko ari nge tugiye gushyingiranwa akabona niwe. Ese ubundi nzavuga ko waturutse wowe. Wowe byemere gusa. Ibindi bimparire ngiye nzabyikorera. Uriya mutipe uramukunda? Ndamukunda. Buryo ntifuza kumukunda. Wakwishimira kubana n'umuntu ukunda ubona ababaye imyaka yose y'ubuzima kubera ko watangiye umubeshya ku itangiriro. Wowe byemere gusa binyemerere ibindi bimparire. Sawa. Gusa mama ibintu ntazabimenye. Umva wowe bimparire iri ni ibanga ryanjye nawe nta wundi muntu ugomba kubizamo biri hagati yacu. Bitewe ko mbona ayo mashuri
nyine ejo amugozi aza kunsura kuri na tumaze kuvugana arambwira ngo nshatse aza kunsura nyine ahubwo iteguruza mfashe kumwakira Wewe ntabwo byakunda ejo shirangiye ngomba nawe kuza hano maze amasomo kumwemerera shamba bari muhakanire rwose use muhakanire usumva nge nabigenza gute Ive makanire shiro wanjye oya wakamubwira we muhakanire kugira ngo nyine uzamfashe kumwakira oya Ive wapi ntabwo nabikora nese kambanze mubwira urabona nje nibwo kwa mbere twatugiye gusumba yabona ko ntangiye guhindagura amagambo agahita abona ko nari serious ariko wawe muramenyeranye nta kibazo na kimwe yagira shamba oya ukamubwira Ive ejo azaza yamaze kubwira mama nawe yiteguye ntabwo ubonye ko mavuye guhaha mbabariro bifashemo mushani bwo mbere nabagiye kumubona ngo kuko urumva we utabona icyo bari nicyo utabishaka niba mbura no wahiye gutya njye ntabwo nabikora cyangwa ibyo ntabwo nakanira shiro wanjye mbabarira ahubwo urabizi ko shiro wanjye yaje hano arahaganira agatinda gutana ikibazo no shiro wawe birasaba ko nzicara mu mwanya wawe akaba ari njye umuganiriza urumva byagenda gute ntabwo nabikora mbabarira ahubwo wapi ibyo nakora mama nanjye mfite inshuti mama ndashaka nyine nanjye ejo mfite umushyitsi mbaza uzamfashe kumwakira inshuti y'umuhungu cyangwa y'umukobwa ni wa mungu naguze wa mungu Bruno wanjye nakweretse ku ifoto nakubwiye ngo iki wowe hasoni ngera hano nakubwiye ko uriya muhungu namushaka hano wabyumvise wowe ntuzongere kumbwira ijambo Bruno hano nakubwiye ko utazashaka mu buzima bwawe bwose sintongere kumva ubuze gutyo hano isoni gituma mutareka ngo nanjye nkundane n'abahungu ni ukubera iki nakubwiye ko iryo jambo ntazongera kuryumva imbere vuba kumbura wicaye hano hasi uri kureba uko nanze kugufasha n'iki mu nyangira iki hano muri runo kubera iki mwese mu nyanga nebe bikura he ngiye ubundi kuba hano muri runo rugo bindutira no gupfa kuba muri rugo bitwara kujya kuba amagambo uri kuvuga nese ubundi kuri hano uri kurira habaye uba wumvise ibintu mama atangiye kumbwira ngo ngira ngo remere gukunda kubera iki se ngira ngo ndi umuntu nk'abandi nese ndamubwira ngo mbare gusubiza icyo ubwongo ako Ive nawe nari nize nawe mukuru wanjye nari nize niba ngo utangiye kunywera iminsi ku munota wanyu Ive urabizi ndagukunda ariko nane bari ibintu kunsaba kugufasha se Rwanda nabishobora gute surumva nabikora nukuri ntabwo nabona ko ngufasha sinte nakanira shiro wanjye sawa basi ngahaguruka nzagufasha ndasubwira shiro wanjye zazo n'ibindi ariko se ubundi tukira gufasha ndabyemeye nshobora no guhamagara shiro wanjye mama we uzamukizwa uzabamubitse he ibya mama bindike ngiye mama mfite ukuntu nzamugenza sure urajya nkwizera nyizera sawa tugende cyo gukanda kuri telefone mu by'ukuri nta utandukanye neza n'umuntu nabonye kuri WhatsApp fotokopi kandi byanshimishije uburyo mwanyakiriye wayo ni heza hari amafu ndabikora dukunda kwakira abashyitsi ni byiza natwe twishimiye gukunda ni byiza cyane kandi tutamutse nyine yo kukureba turakubonye ni byiza cyane sibyo ko mbona Yvette asa nkaho ubusanzwe yitonda cyane n'ubundi nagukunda kuvuga witonze rero twavuganye kuri telefone ebana afite asa nkaho ufite udusoni sinzi n'ubundi ni kwa meza ariko ubundi abakobwa beza nyine umukobwa mwiza arangwa n'amasoni nyine mwese namwe mumeze neza turaho sibye ko hano iwanyu ndabona ari heza hari amafu bitandukanye no mu mujyi hari akajagari imodoka zisakuza n'ubundi twebwe inaha hariturije nyine nta kavuyo kenshi kahaba ariko niho heza ese ubundi ababyeyi mwiriwe mwenyine ababyeyi nta bahari mama nawe hari ahantu yagiye ntawe uhari
Okay. Ahubwo muraza kubansuhuriza nyine. Ikibazo turasubiza. Ndabona n'amasaha akuze ubwo ndashaka kugenda ubwo ndahabonye ubwo nzagaruka cyangwa Ni karibu nta kibazo. namwe uzaza i Kigali usure nta kibazo. urakoze rero kudusura reka rero nsabe muri umuntu wanjye Ivete akomerekereze hari utwo mama yari yambwiye gukora njye ni simbi byari binyo. Nta kibazo ndaguherekeza. sawa rero ngana kundengereza irembo nanjye nsigare mu tworo mama yambwiye kumukorera Reka nguherekeze nta kibazo. Sigare neza. Nta kibazo arasigara neza.